Okay, the show one Mustard Development Foundation and the Pilot Ambassador, Bison Peter Marketing Manager and the Jesse Counter Ambassador Rwanda. Abangaba tujya turebera hamwe amakuru ya Network abagiye harajya atandukanye kuri gahunda cyane kuri ecosystem announcement twahawe ikubemo ibintu byinshi cyane yewe binatandukanye nibyo nateganyaga cyane kuko amakuru baduhaye arenze ayo nateganyaga kuba nakwakira kuko nkurikije uko ibintu bimeze ibintu biri kwihuta cyane kurusha uko nabitekerezaga cyangwa se uko nabiteganyaga mu kijyanye na quantum leaps rero ikubemo ibintu byinshi cyane ndetse na contribution based economy nkuko nayo namaze kwasobanura ikiganiro cya contribution economy kubagikurikiranye mwarakirebye ibyo bikubemo byose urebye nibyo bigarutse mu itangazo rya ecosystem twari duhawe niyo mpamvu showa mu ngarutse kugira ngo mbashe gusobanura abantu bose batabashije ko baryumva neza cyane kugira ngo barebe uko ibintu byifashe ndetse naho bigeze nuko Pi Network iri guhindura ubukungu bw'isi yose muri rusange kugira ngo ibintu byose bibe byabasha kuba byagendana. Okay, wowe rero ugeze hano kuri Pilot Rwanda ku nshuro ya mbere ushobora kuba wabanza ugakora subscribe maze ubundi ugakora no kukazogera kugira ngo tujye tugendana umunsi ku wundi maze ubashe kuba wamenya amakuru y'umushinga wacu ndetse na Jesarandi Nesara GCV n'ibindi byinshi cyane yewe na Kanta Financial System buri kimwe cyose nk'uko tujya tuberera hamwe. Rero reka tujye turebera hamwe ku makuru Dr. Nicholas aba yaduhaye kuri Open Network buri gahunda yose ipanze icyo bise Redemption Center icyo bise contribution buri kimwe cyose maze turebe uko ibintu byifashe. Gusa ibi bintu birihuta kurusha uko nabiteganyaga kubera ko ugereranyije n'ibyo twasobanuye ku munsi w'ikiganiro giheruka twabasobanuye ko tugiye kwinjira mu cyo bita contribution ishingiye kuri trust mu gihe finance y'uyu munsi cyangwa se economy y'uyu munsi yari ishingiye ku cyo bita rebels cyangwa se ku bakozi n'umurimo, ariko uyu munsi ati mu byose icyo bita quantum leaps kikaba gitangiye cyangwa se kigiye gushyirwa mu bikorwa umunsi ku wundi kugira ngo buri wese abashe kuba yabyumva neza cyane. Itangazo rirakomeye cyane, hari abantu bashobora kubabona bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ibi bintu ubu biratandukanye kandi binateye n'ubwo busibye n'ibyo ngibyo gusa ni ibintu bikomeye cyane. Ushobora kuba wabyumva uko ubishaka ukabyumva ukundi, ariko uyu munsi tugiye kuva mu kintu cyo kuba umuntu umwe yaba umukozi wundi, ahubwo habeho ikintu cya collaboration aho kugira ngo ube umukozi wundi ahubwo mube abafatanyabikorwa mu gihe icyo ari cyo cyose winjiye muri web gatatu cyane ya Pi Network nkuko twagiye tubirebera ahangaha. Rero launching network anongera kugaruka kubavuga ko ecosystem cyangwa se tutayihawe kugira ngo iryo siryo tangazo kwa dufite ni itangazo rya announcement of ecosystem cyangwa se kuduha itangazo rijyanye na ecosystem, kandi ngira ngo ni iringiri nkuko tubiteganya uyu munsi. Pi Network rero Pi Network Avengers yateganyije ishoramari rigera kuri miliyoni 100 z'idolari mu buryo bwo kuba hasapotingwa imishinga mishya yewe n'imishinga itangira kugira ngo buri muntu wese abashe kuba yagira uruhare muri ecosystem ndetse abashe no kuba yakwiteza imbere, yakwikorera cyangwa se yakorera n'abandi, ariko akora business ze cyane mu bikorwa asanzwe akora bya buri munsi muri ecosystem. Ibi ngibi bikaba bizagura umushinga wa Pi Network mu buryo bwa utility yewe n'agaciro ka Pi Network GCV ntabwo ikira agaciro, ahubwo iyo ngiyo ni intangiriro kuko ntabwo yaba ikiri ahangaha ikenewe. Rero reka turebere hamwe kubera ko ibi ngibi bizazamura utility Pi Network igihe kirekire cyane nkuko twagiye tubirebera ahangaha. Izi miliyoni 100 rero zirakomeye ariko nanone sizo gusa kubera ko ni byinshi byateganyijwe mu cyitwa Pi Foundation, aho hateganyijwe ikigera kuri 10% bya total supplier ingana na biliyo 100, ariko 10% ni biliyo 10 gusa cyangwa se biliyo 10 za Pi zigomba kuba zashorwa muri company nyinshi cyane zibishaka zigomba no ku apply. Rero no kuri icyo kiganiro bizagufasha kuba wakumva neza cyane uko business yawe wayishyira muri ecosystem cyangwa se ukuntu wahabwa ino support cyangwa se ukaba washorerwamo amafaranga muri business zawe, ndetse tuzageza no tubereka ukuntu baplayinga mu kiganiro kiza gukurikira iki ngiki. Rero wowe ukurikirane uko amakuru aba ayifashe neza cyane.
miliyoni 100 zigomba gukoreshwa mu guhanga udushya rero ku mushinga wa Pi Network, haba muri business zihari zisanzwe n'izisanzwe zigiye gutangira, yewe n'inganda zigiye zikomeye muri gahunda yose. Rero uyu munsi kuba iki gihe tugezemo, kuba Pi Network cyangwa se yaba yagera ino ngaruka, bizajya uruhare rukomeye cyane kuri Pi community cyane cyane. Uyu nguyu ukaba ari umushinga uturuka muri Pi Foundations, yishimiye ko yabamenyesha ko yabaha itangazo ryiswe Pi Network Ventures kigomba ko yadufasha mu kuba ya developinga cyangwa se igashora arenga miliyoni 100 z'idolari muri Pi ndetse no muri USD cyangwa se amadolari ya Amerika. Iyi ngiyi ikaba ari strategy y'ishoramari bagiye gukoresha mu mishinga itangira, yewe na business zisanzwe zihari, ndetse harimo nabo ngabo basanzwe ba advancinga muri the utility. No kuvuga ngo na application zose ziri muri ecosystem zose zemerewe kuba zakwapplyinga kugira ngo zo zashorwamo imari, maze network ibe yaza adoptinga kugira ngo bagere batange ingaruka nziza ku isi yose muri rusange binyure muri Pi Network. No kuvuga ngo rero ahangaha kugira ngo ubyumve neza, niba uzi ko ufite business cyangwa se uzi ko ufite company, wemereye kuba wakwapplyinga maze Pi Network ikazagushoramo amafaranga mu buryo bubiri tuza kugenda tureberamo hamwe, ariko nanone ayo mafaranga mukazaba mubaye aba collaboration cyangwa se mugiye ko afatanya bikorwa muri business yanyu. Uvuga ngo kwa team ikintu ishaka cyangwa se Pi Network ikintu igamije nuko igira uruhare cyangwa se ishora imari muri buri business yose ibaho kuri ino si yose, bagashora imari bakagiramo ukuboko. Ni ikintu gikomeye cyane, gishobora kuba cyiza, gishobora no kuba kibi, ariko nanone ni ikintu cyiza cyane ku bantu bose bakeneye ishoramari ryagutse. Bihangaha bikaba binasobanuye ko ikintu kinakomeye cyane ko ari nko kuba bavuze reka dukureho inguzanyo za banki. No kuvuga ngo ahangaha niba wajyaga kuguza banki ngo utangire business yawe, akwa team ikaba igiye kuguha amafaranga, abishatse kuvuga ngo nta nguzanyo uzaba ugikeneye. Ibi ngibi byose no kugira ngo bimurire web 3 muri isi yose, aho abantu bose bashaka kuba bayigeraho, kandi ukabasha kuba wahura n'abantu benshi cyane bashobora kuba bakugurira. Ntekereza ko iyo banki ikugurije ntabwo iguha n'abakiriya, ntabwo iguha ishoramari, ahubwo icyo gufasha no gucunganwa no kuzishyura inguzanyo gusa. Ariko ahangaho ntabwo ari inguzanyo, ahubwo ni ubafatanyabikorwa mwese mukunguka win-win. Ku kiganiro nabasobanuriye ejo bundi cyangwa se cyo nabahaye giheruka, nicyo bita kuri contribution muri finance, aho buri muntu agomba kuba yaba umufatanyabikorwa na mugenzi we kugira ngo mwese mubashe kuba mwabona inyungu ingana, kandi mubashe kuba mwakwiteza imbere muri rusange. Ibi ngibi nibyo kwa team itangije ku mugaragaro mu cyo bita Pi Network Ventures, gituruka mu cyo bita Pi Foundation, aho yateganyije biliyo zirenga 10 cyangwa se biliyo 10 zigomba kuba zakoreshwa muri muri no systeme turi kugenda turebera hamwe. Rero ni ikintu gikomeye cyane kizanaheje Pi Network agaciro, ariko nanone kikabasha kuzana na wa muntu uba hasi, uba kure cyane y'ikoranabuhanga, aho abasha kuzisanga yamaze kugera mu cyo bita Nesara and Gesara, aricyo twatanye tuvuga Quantum Leaps. Rero Trump yakomeje kugenda ayigarukaho cyane ubwo azaba atangiye gukora, ariko aba yatangiye kuba yakurikiranwa. Byose abakurikirana ibiganiro byanjye bagenda babibona umunsi kundi. Pi Ventures rero yabashe kuba yashyirwaho, Pi Ventures yabashe kuba yashyirwaho na Pi Foundation binyure muri Pi Foundation, kandi ikaba ari organization idafite umuntu n'umwe uyihagarariye, ahubwo ikaba igerageza kuba yajya muri long term development cyangwa se kuba yakwagura ecosystem mu buryo bwagutse cyane bw'igihe kirekire, ndetse ikabasha kuba yatuma iba sustainability cyangwa se ihoraho, kandi ikaba ikomeye, kandi ikaba inakora neza cyane binyuriye muri network cyangwa se mu ruhererekane rw'ahazaza ku bantu bose bashaka kuba bajoininga. No kuvuga ngo buri muntu wese witeguye ahangaha Pi Foundation yiteguye kuba yaguha capital cyangwa se igashora igashyira investment mu mushinga wawe, maze ubundi ukabasha kuba wabikurikirana neza umunsi ku wundi. Uko bikomeje kugenda ababisobanura rero ngo kuba ino Pi yarabasha kuba yashyirwaho yose, amafaranga yayo agomba aturutse mu 10% ya token za Pi Foundation, kubera ko aya ngaya ariyo yabasha kuba yagaragazwa mu cyo bita allocated foundation reserve. No kuvuga ngo izi ngizi ni biliyo 10 kwa timu yateganyije zigomba kuzakoreshwa muri reserve, ariko nanone zikaba ari nazo zigiye gukoresha mu ishoramari ryose ry'umushinga. Hari abantu bagiye batanga
batangira bavuga bati se nase mbona mu magroup avuga ati GCV ntangiye kuyikemera ngo niba ko atimije gushora miliyoni 100 gusa, no kuvuga ko GCV itazigererwa hano muri beshya cyane kuko ari ntabwo ari amafaranga nyine bazashora, ahubwo bafite biliyo zigera ku 10 za Paycoin zigomba kuba zashorwa. Byose turagenda tubirebera ahangaha. Ati rero amakuru menshi cyane arenze mushobora kuba mwayasanga muri information ya total supply ya Pi Network kuri tokenomics ya is available hiya. No kuvuga ngo rero reka tubanze tunabirebe neza cyane maze tubone twakomeza. No kuvuga ngo kugira ngo ubyumve neza, Core team ifite icyo bita on Pi total supply yayo yari yarateganyije kugira ngo mbereke neza ko atari miliyoni 100 gusa bazashora, ahubwo ari ibintu byinshi cyane. Maximum supply ya Pi Network ni biliyo 100 atotso, ndetse the maximum is comply ikaba yaragabanyijwemo ibice bigiye bitandukanye bikurikira. Harimo biliyo 35 arizo turimo turamayininga umunsi ku wundi, nazo zigabanyijemo ibice bibiri mu byibuke, kuko harimo biliyo 20 tumayininga dukozeho amasaha 28. Hakaba n'izindi biliyo 45 zituruka muri reward, lockup, security cycle n'ibindi bigiye bitandukanye by'ama reward, arizo zikwemo biliyo 35 zose ziba azishingiye ku cyo bita all community cyangwa se community mining reward bagomba kuzaba hababona. Ngira ngo ibi ngibi murabizi cyane ko muri total supply ya biliyo 35 zose zagenewe abo community, ariyo mpamvu tuba tumininga tunakora n'ama lockup tugenda tuzibona. Ari nayo mpamvu mining season mu minsi mike ishobora kuzaba irimo iragabanuka cyane cyangwa se ishyirwaho akadomo ku bijyanye na biliyo 20 tumininga amasaha 28 kuko ziri hafi gujira, ariko nanone biliyo 45 zizakomeza zikoreshwa muri lockup tugenda dukorera umunsi ku wundi, yewe na security cycle. Ngira ngo murabizi ko barimo barategura second migration na future migration, byose bikazaba bigenda bigaragarira mu mining tugenda dukora umunsi ku wundi. Ibyo ngibyo twagiye tubona simbitindaho. Izindi ni biliyo 10 cyangwa se 10% bya total supply yose, ruvuga ngo izi biliyo 10 ubundi is allocated for foundation reserve. No kuvuga ngo nizo muri Pi Foundation niho zigomba kuba zakoreshwa, ndetse hakazamo na biliyo 5 zigomba kuba ziri mu cyo bita liquidity proposal, cyangwa se zigomba kuba za backinga agaciro ka ecosystem mu bijyanye n'amabanke no mu bindi bigiye bitandukanye, kugira ngo ibe yaba stable coin. None izindi biliyo 20 zo ziri kuri core team gusa, ntabwo zikorwaho. Izi ngizi rero nkuko zimaze kuba zavugwa haruguru, zose zikaba zishingiye kuri community and migrated mining reward success insurance plus, ndetse zikaba zigomba kuba zibumbe muri total supply nkuko twagiye tubirebera aho haruguru. None zino biliyo rero 10 tumaze kubona ahangaha rero nizo zigomba kuba zakoreshwa muri iyo gahunda yose, ahangaha twihuse kuko ibi ntago ari byo nshaka gutsindamo. Ndagira mbereka ko atari miliyoni 100 z'idolari gusa bazashyiramo, ahubwo bateganyije ko bazashobora kuzakomeza gushora n'andi menshi agiye arenga aturuka muri zino biliyo 10. Kuko tuvuga bati rero ino total supply ya calculated based on proportion of the maximum supply yayo ngigenda iyo calculating bivuye muri supply ya Pi Network. Ati nk'urugero nk'izi ngizi 10% ziba effective muri supply available muri Pi Foundation reserve, niho ziba zigomba kuba azaturuka. Imbwizo tutabitinzeho rero, ngira ngo ahangaha turi kubibona neza ko Pi Network gahunda yayo ni ndende mu ishoramari. Ushobora kubona zira miliyoni 100 bateguye kavuga ati ni nkeya cyane ku mishinga yose. Ati ni nk'agatonyanga mu nyanja ugejeje n'amakampani yose abaho uyu munsi, haba muri ecosystem ndetse no muri mu buzima busanzwe bwa buri munsi company abantu bafite. Ariko ni kuri 10% by'umushinga wa Pi Network nizo zizashorwamo, niyo ho amafaranga azagenda aturuka. Dukomeze kugenda tubirebera hamwe, ariko tunihuta kubera ko iki kiganiro gishobora kuba kirekeraho gatoya kugira ngo tubashe kuba twabyumva neza cyane, tumenye inkomoko yabyo naho bigana naho byerekeza muri buri kimwe cyose. Tumeze kubona ko natuka muri Pi Foundation ingana na miliyoni na biliyo 10 cyangwa se 10% bya total supply azashorwamo ahangaha. Rero ahangaha bikaba ari intambwe ikomeye cyane itera imbere ya Pi Network, cyane cyane muri iki gihe tugeze mu cya Open Network yamaze kuba yashyirwa launched, ndetse n'abantu bari external connectivity bakabasha kuba bakwinjira muri ecosystem kugira ngo babashe kuba bafungurirwa amarembo abinjiza kugira ngo babashe kugera muri utility ya Pi Network, babashe kuba creatinga isi ibaye integrated ya Pi Network. Kwa team kinshaka irashaka kuba
yashyira Pi cyangwa se Pi coin cyangwa se Pi utility mu mishinga yose ibaho ya Pi network, mu mishinga yose ibaho ku isi yose, bose bashobora kuba bayikoramo business. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni n'ikintu ni ukuvuga ngo ahangaha automatically baje gusimbura icyitwa IMF yatangaga inguzanyo ku bihugu hirya no hino cyane. Ahangaha ni ukuvuga ngo automatically we ntabwo ugikeneye iyo nguzanyo ya IMF, ahubwo kuba timu yiteguye kuba yagufandinga aho kugira ngo binyure muri IMF iri controllable by LT1 cyangwa se aba deep state. Ni uburyo bwo gushyira deep state hasi rero nkuko twagiye tubigarukaho. Pi network rero nagiye mbasobanura ko ni ryo faranga rya Amerika cyangwa se rigiye kuba ryasimbuye dolari rya Amerika rigakoreshwa ku isi yose. Ni niyo mpamvu bashaka ko buri business yose core team cyangwa se Pi network iyishoramo kugira ngo babashe kuba bafatanya muri business bakora, atari inguzanyo babahaye, ahubwo ari ukugira ngo bagure imigabane muri company yawe bagushoreremo, maze mujye mugabana inyungu. Utureka kuba umukozi w'umuntu uwo ari wese, ahubwo ubashe kwikorera, bakongerere n'ubushobozi bwa business yawe, ibashe kuba yakwitunga, ibashe kuba yaguhaza ndetse n'umuryango wawe, maze mubashe kuba mwabaho neza cyane. Ngira ngo mwe murabyumva neza cyane. Logic iri ahangaha ni uko badakeneye ko hari umuntu ushobora kuba yakomeza kugenda arenganywa cyangwa se agira iki, ahubwo bakamufasha kuba yazamura. Nuvuga ngo core team Pi network muri Jesara Nesara cyangwa se muri Rainbow coin yateganyijwe kuba izakusanya abantu bashobora kwinjira muri KFS, Counter Financial System. Byose nagiye mbigaruka muri Nesara and Jesara nkuko tugenda tubisobanura, ngo turabibona neza cyane. Rero ni uburyo bwo kwintegratinga Pi network muri mwisi yose, muri business zose zihari, kugira ngo ibintu byose ibibe byabaho. Iri shoramari rya miliyoni 100 rero muri Pi network Avengers, reka turebere hamwe uburyo biza kuba byakoreshwa muri rusange. Pi network Avengers rero ibasha kuba yakwita cyane cyangwa se iri focus kuri strategic, uburyo bwo kuba bashora ndetse bakanagira uruhare mu kuba bahindura Pi mu buryo yaguka, ikabasha kuba yagera ku isi yose binyuriye muri token zayo, kugira ngo zibashe kuba zagera ku isi ku bantu benshi babashe kuba bayikoresha. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyane, tutanakwiye no kuba dukeretse uko twiboneye, kubera ko harimo ibintu byinshi cyane bikomeye cyane, ntabwo ari gahunda yo kuba twabyinjiramo cyane. Ariko nanone mugomba kumenya ko deep state bamaze kuyishyira hasi byarangiye, kuko Pi network ahubwo niyo ya mbere ishyizwe imbere, kubera ko umushinga wose watekereza kuba washora imari muri buri business yose ibaho, yaba igiye gutangira cyangwa se isanzwe ikora, bakawemerera nuko aba ari umushinga ukomeye cyane, kandi nuko ari umushinga uba wizewe, kandi nuko ari umushinga uri backed by someone. So ni ukuvuga ngo rero no kuba twabikurikirana, ariko nanone tukamenya ko nta gihe gisigaye ku bijyanye n'ibyo twexpectingaga kubona mu myaka 5 iri imbere cyangwa se 6 cyangwa se, ahubwo no kumenya ko igihe kigeze cyo kuba umuntu yabona financial freedom hafi ahangaha, akamenya n'ukuntu abyitwaramo muri rusange. So nuvuga ngo rero intumbero ya Pi network Avengers cyangwa se version yayo iyiri inyuma, reka tubirebera hamwe. Pi network Avengers was created with core objective. Hari objective ifite izibanze zigomba kuba zatuma ibasha kuba yakora. Iya mbere ni boosting Pi utility cyangwa se kwagura utility cyangwa se imikoreshejwe ya Pi, uburyo igenda ikoreshwamo binyuriye mu gushyigikira imishinga igiye gutangira, ndetse na business zisanzwe zihari zikabasha kuba zakwa-integrating cyangwa se zashyira Pi muri product zabo, mu bicuruzwa byabo ndetse na service batanga, ndetse no kubakiriya yewe babasha kuba bagira experience mu ikoranabuhanga rya web 3 cyane. Vuga ngo rero no kuboostinga ibingibi birumvikana cyane. Buri mushinga wose uzabasha kwa integratinga cyangwa se kwakira ishoramari rya Pi network bazayakira muri Pi gusa. Nabyo turaza kuba twabigeraho, ni Pi bazajya bayakiramo. Bishaza vuga ko bizaba bibasaba ko bajya muri ecosystem, kandi bakanabasaba ko batangira gucuruza, bakira bakanatanga serivisi zabo bari kwishyurwa muri Pi. Ngira ngo turabibona cyane ko bizatuma ecosystem n'aka gaciro twavugaga rwose ari igitonyanga mu nyanja ugenyeje n'agaciro ka Pi network, nkuko twagiye tubirebera hamwe. Indi rero object yabo, gahunda yabo yibanze ni ukuba babasha kuenaboringa more awards production, bakabasha kuba bashyira ibicuruzwa byinshi cyane ku isi cyane binyuriye muri Pi network. Izindi product nyinshi zikabasha kuba zakwiyongera ndetse zikabasha kuba zakwaccessinga muri Pi network. Bivuga ngo muri ecosystem ukabasha gusangamo buri kintu cyose ukeneye, nta bundi buryo, nta yandi mafaranga ukeneye kuvunja, yose ukabasha kuba wayagura muri Pi, wabigura muri Pi nta kibazo kimwe ufite, nuko kongera ibintu byose ushobora gusanga muri ecosystem mu buryo bugiye butandukanye. Bivuga ngo rero ngo kugira ngo tubashe kuba twagera kuri
kuri ino si ya nyayo ishingiye kuri process ya production cyangwa se y'umusaruro uva mu bicuruzwa binyuriye muri no forms app mu kuba mwakora ama app yose ashingiye kuri ecosystem, yewe kuba mwakora transactions za Pi Network cyangwa se company ziye zitandukanye zose zikabasha kuba zakwinjira muri Pi mu ishoramari hakiri kare muri business ziri gutangira, yewe na company zisanzwe zihari, ndetse bakabasha bakreatinga n'uburyo ibintu bishobora kuba byabasha kuba byakorwamo. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ni ukuba bafasha buri muntu wese ubyifuza kuba mu buryo bwa transaction, mu buryo bwo gukora application yo gucururizaho, yewe no kuinvestinga vuba vuba bakabana ishoramari mu mishinga birimo iratangira cyangwa se company zango zihari, kugira ngo byose biba byabasha kuba byagenda neza cyane. Izi ngizi zikaba ari zimwe muri objective za core team cyangwa se Pi Network cyangwa se Pi Ventures ifite, kugira ngo ibashe kuba yageza buri muntu wese ku isi yose ahantu aherereye abashe kuba kwakira Pi mu buryo bugiye butandukanye. Iki ni ukubasha kuba bafata Pi bakayishyira mu isi ya nyayo turimo uyu munsi, kugira ngo babashe kuba bashyira hamwe, babashe gushyira ubuzima bwa nyabwo bushingiye kuri application n'uburyo butandukanye, kugira ngo Pi ibe ifite agaciro k'umwihariko kihariye, yewe kabasha kuba kakwirakwira ku isi yose, ndetse kakabasha kuba kagerwaho n'uwari wese, kandi kakabasha kuba karimo karakoreshwa nka cryptocurrency cyangwa se na stablecoin n'andi mafaranga agiye atandukanye. Ni uburyo bwo kwagura Pi ku isi yose kabasha kuba yahagera mu gihe icyo ari cyo cyose, aho ariho hose, kandi ku gaciro kayo kanyako nta buryo na bumwe buhari. Ariyo mpamvu Chainlink yaje kuba yahuza amakuru yose, ibikorwa byose bizakorwa kuri Pi Network hirya no hino ku isi, kugira ngo babashe kumenya agaciro kanyako mu gihe cyanyacyo, ako kanya babashe kumenya agaciro kayo. Ngira ngo twabonye ko Pi imaze kurenga 314.9, aho yamaze gukubita ku 320, byose birumvikana no kubera ko ari utilization. Uvuga ngo rero ubwo no account ziza kuba zitangiye gukoreshwa, Pi iraza kuba yagera hejuru cyane renga na miliyoni y'idolari. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane, kubera ko iza kuba irimo irakoreshwa n'isi yose. Aka kanya rero wemerewe kuba wakwapplying ugashyiraho business yawe, kugira ngo izabe imwe muri funded, ariko igomba kuba ifite umushinga mwiza cyane, umushinga ufite inyungu, akamaro rubanda nyamwinshi, ku buryo bose babasha kuba bayaccessinga, cyane cyane muri buri domaine cyangwa se muri buri cyiciro icyo ari cyo cyose, biteguye kuba bagusupportinga. Ni ukuvuga ngo rero ntiwitinye business ushobora kuba washyiraho bakazayibarira muri business, ushobora kuzaha funding cyangwa se igishoro, kugira ngo ubashe gukora business yawe neza cyane muri rusange. Ibi byose bikaba ari byo rero Pi Ventures ije kuba yamara, kugira ngo ube wabikurikira. Bivuze ko muri kumwe na Show Pilot Ambassador Business Marketing Manager Canton Ambassador Development Foundation Rwanda, bibasha kuba byadufasha kugira twumva neza cyane gahunda yose, kuko ahangaha niho amakuru yose aba abarizwa muri rusange. Rero kugira ngo ibi ngibi babashe kuba babigeraho, nuko babasha kuba bagira inkomoko y'aya mafaranga rero yose aba muri founder startup. Izi business n'izi company zose zibasha kuba za creatinga, ndetse zikabasha no kuba zakiraho icyitwa feedback loops, cyangwa se zikabasha kuba zitanga feedback nziza. No kuvuga ngo niwe wakoranye n'umuntu business mwese ukabasha kunguka, mukabona feedback zitandukanye, akantu turanye tukagarukaho cyane ka feedback, ndetse no guhanga udushya no kuba mwashyira Pi muri business zanyu, kandi bikaba byarakoreye kugira ngo babashe kuba bya benefiting aba breeders cyangwa se abantu bose bubaka ama application babashe kuba babona inyungu zabo ku giti cyabo, bitewe nuko application zimwe zirakoreshwa cyane, yewe na business, ndetse ibi bibe important kuri global community ya pioneers. Twebwe by'umwihariko bitugirira inyungu, kubera ko tuzabona ahantu henshi cyane ho guhahira, yewe tuzanabona n'iryo shoramari niba dufite imishinga dushobora kuba twahuza na community, ko nitwo ba mbere bibanze tubashe kuba twanyurwa cyangwa se twabasha kubona ibyiza bya Pi Network mbere yuko abandi bantu basho kuba babibona. Ngira ngo turimo turabyumva neza cyane, itangazo riba ryatanzwe. Nyamuneka ntiwitinye kuba washyiramo company yawe, turagenda tubereka ukuntu bikorwa, ariko nanone ubashe kuba amakuru ya mbere akenewe kugira ngo ubashe gushyiramo company yawe, ubashe kuzaba wabona. Ino Pi Ventures rero ni igice kimwe cya Pi Network cy'ingenzi cyane mu kuba bazamura level yayo mu buryo bwa strategy yo kuboostinga utility cyangwa se bwo kwagura utility ya Pi Network, binyuriye muri Pi ecosystem, nk'uko turugenda tubirebera hamwe. Atari kikaba ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'ishoramari rya Pi Network, yewe ni mu buryo bwa incubation work, kuntu bagenda bafasha kubikora neza mu buryo bumeze neza, bugendana neza mu byo bita grassroots utility, cyangwa se kumizishingwa ya utility yose, kugira ngo byose bibashe kuba byagenda neza muri ecosystem, nta na kimwe kirimo kirabaho, ku buryo movement yose ibasha kuba yagaragara. Ati ibi ngibi rero biri
ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'ishoramari mu buryo bwa incubation cyangwa se kubafasha kubyumva neza cyane, bari gutagatinga support ndetse bari kureba neza cyane kandi banafasha cyane mu buryo buri limited in number. Ni ukuvuga ngo rero hari imibare bagomba kuzakira yibanze kubera ko ni budget bateguye izagicira abatuze bazafata ikindi cyiciro. Ubu ngubu babanje gushyiramo miliyoni 100 z'idolari. Rero bishatse kuvuga ko hari amafaranga bateganyijwe ntarengwa bazajya bashora muri kampani bitewe n'urwego ihagazeho. Ngira ngo ibyo byiciro bo barabifite barabizi. Rero hakaba hari limited number. Rero mpamvu rero mushobora kuba mwatangira ku applyinga kugira ngo bibe byaborohera. Iyo limited number kuri higher quality business itangira ariko ifite karite nziza cyane iri hejuru ku buryo ibasha kuba yasapotinga abantu benshi cyane, igatanga akazi ahantu henshi cyane, kandi ikaba ari business ikenewe koko yewe, ndetse na business nziza cyane zishingiye aho ngaho. Ni very selected criteria, bakaba bazashingiye bazaselectinga bagendeye kuri criteria zigaragara uburyo ino business isanzwe ikoramo n'uburyo isanzwe ihari muri community cyangwa se uruhare yagira muri community muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero Pi Network y'ubwayo ikaba igiye kugeneratinga larger quantity cyangwa se igashyira quantity nyinshi cyane cyangwa se imbaraga nyinshi cyane cyangwa se amafaranga menshi cyane muri zino company zigiye zitandukana kugira ngo babashe kuba bagera kuri utility ya Pi Network ibashe kuba yakwaguka cyane byagutse. So Pi rero employees both strategy Pi Network bigiye gushyiraho ubwo buryo bubiri bwombi cyane bwo kuba habaho Pi Network Ventures ishingiye ku cyo bita former strategies cyangwa se uburyo bagomba kuba bakoreramo bino bintu cyangwa babasha kuba bafasha basapotinga ino mishinga yose bikaba ari mu nzira ebyiri zitandukanye. So rero uvuga ngo rero mu gihe rero wapima ibipimo byo kuntu bazafasha abantu ugereranyije nuko hackathon yagiye igenda ukuntu byagendaga basapotinga imishinga yatsinze muri hackathon, ni nabwo buryo bagiye kureba imishinga nanone myiza cyane. N'uvuga ngo ntabwo ari projet yari yose, nanone bareba quality yayo, uburyo iremetsemo cyangwa se uburyo ikoramo ukuntu ari mwiza nyine nk'uko hackathon byagenze cyangwa turabyumva. Kugira ngo umushinga watambuka muri hackathon ube wanatsinda byari ibintu byiza cyane ko babahembaga Pi zirenga 10,000 bya Pi umushinga watsindaga, nuko wabaga ari umushinga mwiza cyane. Ari naho twabonye pilot ndetse na BCM ngo zagiye zitambuka muri hackathon. Ni uvuga ngo yani imishinga myiza cyane. Ni uvuga ngo rero nahangaha barebamo business nziza cyane zo bari buze kuba baheraho, ariko nanone zibasha kuba zagera ku bantu benshi cyane icyarimwe kandi zigatanga akazi keza, ngo ndetse n'izindi platform zose zikabasha kuba zakwagura utility mu buryo bw'imyubakire yewe no muri strategies zizagenda zikurikiraho zose bazagenda bakoresha. Ibi ngibi byose turagenda tubyumva neza cyane rero kugira ngo ube wabyumva. Rero we wansabye kuba wakumva neza amakuru batanze ya ecosystem, ngira ngo nayanga turi kugenda turebera hamwe kwa tumwe yatanze kugira ngo twabyumva neza cyane. Uvuga ngo supporting breeders from seed, uvuga ngo no gusupporting abantu bose bakimishinga babandi bo kuva hasi bakabarinda bava hasi bakiri batoya bakarinda baba banini cyane kubera ko bagiye kubasupporting. Uvuga ngo ufite business yawe kwa team waba ugiye kuyitangira cyangwa se usanga ufite kwa team iteguye kuba yakwagura haba mu myubakire ya application yawe cyangwa se ya business yawe kuva ukiri hasi kugeza ubaye munini cyane, maze ubundi mukagenda mukorana neza cyane. Pi Ventures rero yiteganyira kuba yashora muri company zigiye zitandukanye ziri muri ranging from early stage, ziri mu byiciro bigiye bitandukanye cyane cyane abantu bakiri gutangira ndetse n'abari mu cyiciro cya kabiri cya business bamaze kugira business ifite aho imaze kugera, ndetse n'abo ngabo bose babasha kuba baprovidinga cyangwa se babasha kuba bamaze kuba abanini, babasha ku accessinga higher potential investor innovators, babasha kugera ku ishoramari riri hejuru cyane kandi babasha kuba banahanga n'udushya twinshi cyane. Nabo ngabo bose baraza kuba bagerwaho, bose bateganyijwe kuba banyura muri no Pi Ventures, Pi Network Venture, kugira ngo babashe kuba babashoramo amafaranga cyangwa se babashe kuba babafasha kwagura ubucuruzi bwabo bugiye bwagutse mu buryo bugiye butandukanye. Ati rero nk'uko gurimo birakorwa rero buri business yose irahangaha yose ndetse n'abayihagarariye bose bazabona amahirwe menshi cyane yo kuba babasha kuba bakwaccessinga Pi utility, aho ibasha kuba yatuma babasha kugera mu cyo bita web gatatu. So Pi Network Ventures itandukanye
Pi Ventures rero differ from most crypto itandukanye n'izindi program zose z'ama cryptocurrency zagiye zibaho, kubera ko iki kintu izanye niyo ya mbere igiye kuba yabikora, ngira ngo murabizi ntabwo tubijyaho impaka. Rero itandukanye n'izo program zose zagiye zibaho mu gihe cyose cyagiye gihita, kubera zino aspect ebyiri ifite z'ingenzi zo kuba yasapotinga buri mushinga wose. Gusa none ngo kuva ku itangiriro ngo mu gihe blockchain yari yose yaba yatangiranye n'imishinga yose igiye gutangira mu buryo bugiye butandukanye binyure kuri portfolio y'umushinga bagiye kuba basapotinga, bakabasha kuba bamenya aho bahera bawufasha binyure muri Pi Network Ventures. Ishoramari rero rizabasha kuba ryakwita cyane kuri general technology, no kuvuga ngo imishinga isanzwe ifite technology yihariye, imishinga izasapotingwa. Hano mpamvu Pi Network itandukanye n'izindi cryptocurrency zose zabayeho, kubera ko iraza kuba yasapotinga na technologies zigiye zitandukanye ziri muri sectors zigiye zitandukanye, harimo AI, generally AI, artificial intelligence, yewe na AI application cyangwa se artificial intelligence ya AI, ndetse na fintech cyangwa se uburyo bagenda bihuza bakagenda bubaka bayishyira hamwe bakubaka ama application bahuriyeho, yewe bakabasha no gusapotinga business zishingiye kuri payment system, yewe n'ama e-commerce platform nka za BCM n'izindi zitandukanye zigiye zihari zose zifuza za Alibaba, EBA n'izindi zigiye zitandukanye zose. Hano bazabasha kuba bazisapotinga bashoremo imari yabo mu buryo bugiye butandukanye. Za marketplace zose zikabasha kuba zagira, ndetse na za social network, ndetse bakabasha no kugera ku ba customer bose bo ku isi yose, no mu ma enterprise agiye atandukanye y'ama application yose agiye hari. Buri business yose yari ahangaha abiteguye ko bayishoramo imari mu gihe koko iri high quality cyangwa se ari nziza mu buryo bw'imikorere yabo, cyangwa se muri scheme yabo ukuntu bateguramo ibintu byabo, ukuntu bakoramo, amaze bayishoramo imari. Urabizi nta muntu apfa gushora imari ahantu abona ko hatazagira inyungu. Niyo mpamvu niba ugiye no gukora business, makuru ya mbere ugomba kwitaho, ubanza kureba ko iyo business uko ikenewe ahantu ugiye kuyikorera, ikanareba ko iyo business ari nziza yagira abantu akamaro. Ibyo byose rero na kwa team nk'aba business marketer bagomba kuba babishingira, bakamenya business wa supportinga niyo badasapotinga, bitewe n'amakuru uza ko watanze mu gihe uza kuba urimo urapplyinga. Ino strategy rero ibasha kuba yaba resonated cyangwa se yatekerezwaho, ndetse ikabasha kuba yadraba drive cyangwa se yanyura muri second objective ya kabiri ya Pi Network Ventures mentioned above. No kuvuga ngo rero ino strategy ni ya kabiri muri izo byose tumaze kuva aho haruguru mu buryo bugiye butandukanye. Rero kuba wagera from a global e-commerce platform that accepted Pi, kuba wabasha kuba waba globally e-commerce platform ishobora kuba yakwakira Pi, yewe no kuba waba uri kuri artificial intelligence ibasha gutanga serivisi inyuriye kuri Pi Network, byose bikabasha kuba byakugeza kuri credit, cyangwa se ukabasha kuba wamenyekana bihagije cyane. Ibi ngibi byose bikabasha kuba byanyura muri traditional business izabasha kuba zakwintegratinga Pi yabo, cyangwa se Pi muri business zabo mu buryo buri local program. Ahantu hose uri ku isi yose murakorera, abantu bakabasha kuba babona business muri ecosystem ya Pi Network, kandi bakabasha kuba banakugurira bishyura Pi mu buryo bwagutse aho waba uri hose, mu buryo bwa programme y'icyizere rwose, iri royo, aho buri muntu wese abasha kuba yakwizera. Ngira ngo nibyo ntitugarukaho muri contribution ishingiye kuri trust, aho umuntu ashobora kuba mwagirana partnership mu buryo bwo kwizerana gusa, atari kuvuga ngo ni mu buryo bwo kuba umuntu yaba umukozi wundi. Uvuga ngo rero ni program izatuma uba royal ahantu hose, ukabasha kuba batanga service nziza cyane, kubera ko ishingiye kuri verified human, aho nta muntu ashobora kuba yakwiba undi cyangwa se ngo abe yahemukira undi muri business, nk'uko abantu busanzwe muri rusange bashobora kuba bagirana business, bagiramo hagati bagashwana, aho mwagahemukira undi cyangwa se akamwiba business yose akayitwara kandi yari ibyo byose nibyo kwa team irimo iraca rero, Pi Network Ventures imiraca, ahubwo mukaba mwagenda partnership n'abantu mwizeranye cyangwa se bizewe, ku buryo nta rumwe ubasha kuba yahemukira undi. Ngo rero niba buri company yose ibasha kuba yagera mu isi yose ikanyura muri treaty ya ecosystem ya progress iri kugenda ikomera cyane ya Pi Network, binyure muri Pi Foundation plans cyangwa pango ya Pi Foundation, byose bikabasha kuba byageza ishoramari na amahirwe akomeye cyane yo kuri buri muntu yo kuba yasapotinga ino mishinga. Rubango rero wowe ukeneye kuba waba supported by Pi Network Ventures, hano ntabwo uhejwe kuba wakwa apply. Ikindi cya kabiri rero Pi Ventures ishoramari ryayo ije kuba kwitaho ni uburyo bwo kuba
yakwita cyane cyangwa se yaba yakorera mu ndorerwamo nk'uko mu buryo busanzwe buri tradition Silicon Valley isanzwe bikoramo, bakita ku bacuruzi babo, bakita no ku bakiriya babo, nk'uko Silicon Valley nayo yagiye ishora amakampani menshi agiye atandukanye, uburyo yakurikiranamo mu buryo bugiye butandukanye. Na Pi Network ntabwo iza kujya kure yabyo, nayo iraza kuba irimo irakora muri ubwo buryo, selectinga ndetse inanyura muri processes zigiye zitandukanye kugira ngo ibashe kuba yagera kuri buri identity ya buri muntu, ndetse ibashe gusapotinga higher impact cyangwa se ibashe gutanga umusaruro ukomeye cyane kuri izo business zirimo ziratangira, yewe n'izisanzwe zikora nk'uko Silicon Valley ijya ibikora umunsi ku wundi muri business ikorana nazo. Niyo mpamvu rero na Pi Network ntabwo iza kujya kure y'iyo scheme bagenderamo kugira ngo bashe kumenya ko umushinga kuko ukwiriye ko waba supported bitewe n'icyo uzafasha rubanda muri rusange. Ngo ni Sean Pilot Ambassador uri kugenda agaruka basobanurira buri kimwe cyose. Indi strategic benefit for pioneers cyangwa se uburyo aba pioneer bazabyungukiramo muri Pi Ventures was created with pioneer community at the heart. Ngo yakorewe cyane cyane aba pioneer byimbitse cyane, nibo yitayeho cyane, ifite ku mutima cyane cyane, kuko deja nibo bantu bamaze kugira mu mushinga, nibo bantu ba mbere rero mwemere kuba mwashyiramo business. Niyo mpamvu nimwe ba mbere yaje yitayeho cyane cyane, bashyize ku mutima kugira ngo byose bibashe kuba byagenda neza cyane. Ngo rero ngo how Pi Foundation believe it will benefit pioneer. Ni gute ino Pi Foundation yizera ko aba pioneer bazabigiramo inyungu cyangwa se bazabasha kubonamo impact nziza cyane. Ikintu cya mbere nuko more utility for your Pi. Ngo rero uko utility yacu izaguka nicyo kintu cya mbere bashingiraho ko aba pioneer bazagiramo inyungu. Reka tubirebere hamwe gahunda kuri gahunda. Ngo iki ni ikimenyetso cy'ingenzi cyane kigaragaza ko pioneer bazabasha kunguka binyuriye muri increased utility cyangwa se uko utility yacu igenda yiyongera, bizatuma natwe tubasha kubona inyungu bitewe nuko buri kintu cyose tuzabasha kuba twakigura mu buryo butworoheye cyane kandi binyuriye mu ntuzi. Rero uko izindi business zigenda zibasha kuba zakwakira Pi, zikabasha kuba zayishyira muri system zayo mu isi nshya ya application zigezweho, ndetse product and services zose na transaction and experience no kwagura ubumenyi mu byo bagenda bakora, byose bizabasha kuba byaba bikoreshwa na Pi, byose bizabasha kuba ari bwo buryo aba pioneer bazabyungukiramo, kubera ko buri hantu hose uzajya ubasha gukoresha Pi zawe nta kibazo na kimwe ufite kuri buri serivisi yose washobora. Ngira ngo ni ibintu by'ingenzi cyane. Ikindi cya kabiri rero ni strong ecosystem cyangwa se ecosystem ikomeye cyane cyangwa se ifite ireme rishobotse cyane. Ni ukuvuga ngo ubwo business zaba zimaze kwadoptinga Pi cyangwa zimaze kwakira Pi mu mikoreshereze yabyo, ibingibi bisobanuye ko rero abantu bashyashya cyane bazinjira muri no system ya Pi Network ikabasha kuba yaba strong, ifite abantu benshi cyane. Ngira ngo murabizi ko ikintu cya mbere ari abantu, iyo abantu baba benshi cyane ikintu kigomba kuba kirushaho kwizerwa, akakinatanga serivisi nziza cyane zinyuze mu mucyo. Ibingibi bizabasha kuba bya creatinga uburyo bwo gukura bwagutse bwa Pi Network uko ikomeza kugenda ikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye bwa buri munsi, ndetse na utility uko ugenda ikoresha. Ibingibi bizabasha kuba bya creatinga strong ecosystem cyangwa se ecosystem ikomeye. Ngo no strong ecosystem rero bishatse gusobanura ko ari amahirwe menshi cyane ku ba pioneer bari guparticipatinga muri no ecosystem, ngo kandi n'abayuza, abayikoresha, abari kuyubaka, abari kuyikoreramo, ndetse n'abashoramari cyangwa se aba entrepreneur bose bagenda bakoramo, abarwemezamirimo bose bazabasha kuba bari kuba bagira inyungu ku ba pioneer, n'aba pioneer bagiraho inyungu muri rusange. Ibingibi bikatuma ecosystem yacu ba strong cyangwa se ikomera cyane mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo namwe muragenda mubyumva neza cyane, ndabizi muri abahanga cyane mu byumva vuba kundusha, nicyo mbakundira, niyo mpamvu munkurikirana burya kuko tubasha kuba twagendana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ngo ni Sean rero ugenda abigaruka. So ruvuga ngo ikindi cya gatatu rero ni higher quality integration, uburyo business yawe ishyirwamo hariya ikaba ifite ireme koko rikomeye kandi ry'ubwenge cyane, ku buryo ibintu byawe byose system yabasha kuyikurikirana umunsi ku wundi, ikaba idashobora kuba yakolapsinga kubera ko ifite higher quality. Uvuga ngo rero ahangaha ngo Pi Foundation ibasha kwita cyane mu buryo ishoramo imari yabo muri higher potential startup, mu mishinga myiza cyane igiye gutangira, yewe na top tier business, na za business zimaze kugera hejuru cyane ku gasongero muri buri sector yose yo ku isi yose ibaho, ahantu hose, buri sector yose, business yose waba ukora, ntiwitinye uze kuba waza baragufandinga, ahubwo ikintu cya mbere ni ukuza kugerageza kubasha kubasobanurira umushinga wawe kugira ngo uze kubakonveka ku buryo baguterekeramo bashora imari muri business yawe.
ngira ngo urabizi iyo ushaka ko business ishorwamo imari n'ibigo bigiye bitandukanye, uragenda utegura inyigo y'umushinga wawe mwiza cyane, warangiza ukagenda ukabasobanura ukuntu umushinga umeze n'uburyo bazungukamo n'uburyo nawe uzungukamo, win-win, ku buryo bakumva ko ari ikintu cyiza cyane bakaba bashoramo imari. Rero ari nabyo Pi Network irimo iradusobanura mu cyo bita Pi Foundation, bari gusobanura nuko umushinga wawe ugomba kuba uri higher potential, cyangwa se wumvikana cyane, waba urimo uratangira cyangwa se uri business igeze kure cyane, bakabasha kuba bashorera. Nanabibutsa ko Shompa Road Ambassador mu byo bafasha no kubategurira imishinga myiza cyane, kandi imishinga iteguye neza ishobora kuba yakwakirwa n'ibigo byose by'imari muri rusange. Iyo ngiyo ni business isanzwe hari. Rero niba unafite umushinga uteganya kuba wakora, ntuzatinde cyangwa se ngo ube wazuyaza kuba wanyegera, nkwigira umushinga uko waba ungana kose, agaciro kose waba uhagaze, ibyo ngibyo turabikora na timu yanjye yose dukorana mu bijyanye no kwiga imishinga. Ibyo ngibyo rero nibyo turimo turagenda tugaruka muri kano kanya. Business yawe yose ufite, hari uburyo bwo kuyikurikirana mu buryo buri audit ya buri munsi, hari n'uburyo bwo kuyikurikirana mu buryo bw'ishoramari bugiye busanzwe, hari no kugutegurira umushinga ukagenda ugakora business yawe. Ibyo byose turabikora. Ngira ngo rero ahangaha ni ikintu cyiza cyane cyo kuba wamenya ko business ugiye kuba wakora ugomba kuba wamenya no kwisobanura, kugira ngo n'abashoramari uzabashe kubibasobanurira babashe kuba bayumva. Nicyo bakonsulta bamaze rero kugufasha kumva business yawe neza, no kugufasha kuyisobanura, no kugufasha kuyisobanukirwa biruseho, no kugufasha kwibyaza umusaruro. Ibyo ngibyo rero nibyo tubakorera umunsi ku wundi. Rero wowe mugiye kuba mwashora imari cyangwa se mugiye kuba mwashyira kampani zanyu ahangaha, tuzabafasha kugenda tuzuza twapurayinga ababikeneye, tugenda tubafasha umunsi ku wundi. Nicyo mbereyeho hano kugira ngo mbe nabafasha muri ibi byose. Rero izo byose zigiye zibashe kuba zakwakira Pi muri izi systeme zabo, zizabasha kuba zakwita cyane ku buryo babasha kuba bagaruka kuri abo babasha kuba bubaka business zabo, kugira ngo bubake business zagutse cyane mu buryo bwagutse, kandi zagutse koko mu buryo bw'intumbero ya network yagutse mu buryo bugiye butandukanye, ndetse ifite umuvuduko uri hejuru cyane wo kwadoptinga ino strategy bagiye kuba batugezaho mu buryo bugiye butandukanye. Rero murabyumva neza cyane ko ikintu cya mbere ari high quality ikenewe, kandi bakabasha kugufasha kwagura umushinga mu buryo busesuye bunononsoye neza, ku buryo business yawe iza kuba ari nta makemwa, ariko nanone bakagushyiramo n'ibishoro mukikorera business win to win, mukaba abafatanyabikorwa aho kugira ngo ube umucakara w'umuntu uwo ari we wese. Ngira ngo ni ikintu cyiza cyane. Ikindi ni ikiswe network effective in action, cyangwa se uburyo network izaguka mu bikorwa bigiye bitandukanye bizagenda bikoreshwa. Ubona ko buri business yose ishobora kujoininga ino ecosystem izaba ifite umwihariko ukomeye cyane mu buryo bw'agaciro. Mu buryo bw'agaciro nabwo izamurwa agaciro, ndetse no mu bundi buryo bw'abantu bose bazagenda kuyikoresha izaba ifite agaciro kagaragarira buri wese. Rero Pi Network azabasha kuba yabona access yo kuba yanyura muri services nshyashya zizabasha kuba zakwinjira. Abapiyoneri nitwe ba mbere, kuko nitwe mbere tuzakisesinga iyo mishinga mishya, bitewe n'uko iyo mishinga tuzaba ariko turi kubibona muri ecosystem mbere y'uko abandi babasha kuba bayibonamo. Ino development rero izabasha kuba yaguha ucuruzi nyinshi cyane zigufasha kuba wakwensiparinga umushinga wawe, ikabasha kuba yagenda neza cyane. Ngo business rero izabasha kuba yakwinjira muri Pi ikoreshwa umunsi ku wundi n'abantu benshi cyane, ndetse bigenda abikura biba compounding growth, cyangwa se igenda ikura babafasha mu kuba Pi yabimura, bavana hamwe ibajyana ahandi, ibafungurira amarembo mashya network, kuko muzagenda mumenyana, mwagura, mugirana partnership n'ibigo bigiye bikomeye cyane, mu buryo bwo kugenda mwakira standard decentralized utility, cyangwa se mujya kuri utilized ibasha kuba yakogezwa abaturage rwose mu buryo bwiza bugezweho, ku buryo umushinga uzaba ufite abantu benshi cyane bawukoresha. Ngira ngo ibi ngibi ni byiza bari kutwereka, ndetse na objective zabo zino Pi Network Ventures igiye kuba yadufashamo, kugira ngo tube twabyumva neza cyane. Ngo to access one is the world largest crypto and user by based, no vuga ngo rero uburyo bugiye butandukanye kuko isi yose yabasha kuba yakwakira largest crypto mu buryo bugiye bukoreshwa cyane. Nuko ino Pi Network igiye kuba largest crypto currency igiye gukoreshwa n'isi yose, na buri muntu wese aho ava akagera, muri buri industry, muri buri sector yari yose akoreramo, byose ibi ngibi bikazabimubera akora neza cyane. Ngo buri company yose
that Ventures may invest, buri kampani yose Pi Network Ventures izashoramo yose ishobora kuzabasha kuba yagera ku kintu kiri incredible gitangaje cyane mu ikoranabuhanga rya cryptocurrency cyane cyane ngo ndetse no muri tradition ventures capital aho bazabasha kuba babaha igishoro gikomeye cyane kugira ngo mwabashe kuba mwakora neza. Ngo ino fund rero iki gishoro bazabaha kizaba kiri kuza kizana n'isoko koko, nuvuga ngo niba bagushoreye baranagushyira muri ecosystem, baguye igishoro banaguye n'ahantu ho gucururiza, bishaze ngo business bitazapfa guhomba cyangwa se ngo ibe yafailinga bitewe nuko uzaba ufite ibintu byose umuntu aba akeneye. Umuntu wese ujya gutangira business ikintu cya mbere yibaza igishoro hano kizava, akanibaza n'ibicuruzwa bye aba consumer ba mbere aho bazabigura. Ngira ngo byose kwatemo cyangwa se Pi Network Ventures abibiguhereye rimwe ari byo bizatuma business yawe iba sustainable cyangwa se iba ishikamye ikomeye ku buryo nta kibazo kizaba kimo kirayihungabanya. Ibi ngibi rero bibasha kuba byatse bigaragaza ibintu bibiri by'ingenzi cyane bishingiye kuri no component y'imishinga izaba igiye kuba yatangira, ndetse ne reference ya startup line retailer cyangwa se uburyo imishinga bazayubaka mu buryo bugiye butandukanya, haba portfolio yabo izo companies zifite ireme yewe n'amahirwe menshi cyane yo kuba bakwaccessinga abantu babegereye bari active kandi bamaze kuba verified muri business bagakora KYC. Amamiliyoni ya Pi Network yaba user basho kuba yakora KYC azengurutse mu bihugu birenga 200 ku isi yose, ndetse na miliyoni zirenga 19 zamaze kuba zamara kuba zapasinga KYC. Abantu bose muzamu bafiteho isoko ryagutse mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo ibyo ngibyo turabibona cyane ko ari ikintu kiza cyane kwa team dufitiye mu bihugu birenga 200 rero mu gihe ubasha kuba wagira na collaboration nabo kubera ko bahita baguha isoko bakaguha n'igishoro maze business ikabasha kuba yagenda neza, maze ubundi mukajya mugabana inyungu bitewe n'amasezerano muzagirana. Ngira ngo ibi ngibi birumvikana cyane kandi ibintu byiza cyane by'ingenzi bishimishije. Ngo rero ino audience yo kwisi yose ntabwo bizaba ari umutungo gusa, ahubwo ntabwo uzaba umutungo gusa wa business, ahubwo bizaba bishingiye kuri advantage ku kintu cyiza cyane ugomba kuba wagenda ukoreraho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ngo kandi ushobora kuza kwagurira network yo kwagura business yawe, haba mu buryo bwa feedback nziza zaturuka ku bakiriya bawe, ndetse n'uburyo buri unique bwa tokenomics cyangwa se tokenomics aho uzajya urimo urakoresha cryptocurrency wakira mu buryo bugiye butandukanye bwa cryptocurrency zigiye zitandukanye urimo urakira payment yawe. Ngo ibingibi rero ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ahubwo ni ibintu bishoboka uyu munsi kwa business yawe yaba unique kandi ukabasha kubona feedback nziza cyane zituruka ku baturage ku bakiriya bawe, kandi ukaba urimo unakoresha na cryptocurrency muri rusange umunsi ku wundi ya Pi Network cyangwa se Picoin. Ngo rero ino shoramari rizakorwa gute cyangwa se bazarikurikirana gute, ni gute rizakora? Nuko iri shoramari ngo will generally be dominated in the USD dollars. Nuvuga ngo ubusanzwe ngo mu gihe ngo ishoramari ngo risanzwe rihari, ngo ubusanzwe risanzwe rikorera muri US dollars terms, ngo Pi Network Ventures will seek to make the majority of the investment directed in the Pi. No kuvuga ngo mu byumve neza ati mu gihe ishoramari risanzwe rikorerwa mu madolari, ngo Pi Network yo rero Ventures yo izita cyane ku buryo bw'ishoramari direct from Pi. No kuvuga ngo rero amafaranga bazagwa muri Pi ni rya 10% tumaze kubona muri token supplier Pi Network ingana na billion 10 bazajya baha Pi direct mushoremo imari cyane, ndetse ngibi bisobanuye ko buri company yose izaba yamaze kujoininga ecosystem, ngo will be incentive the very currency they are helping strategy and growth. Ngibi bivuga ngo buri business izamaze kuba ya joining ino ecosystem bizatera ko ifaranga ryacu ribasha kuba ryadufasha muri no strengths cyangwa se muri mbaraga zo kuba business ya Pi Network ecosystem yabasha kuba yakwaguka mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo mwabyumva neza cyane ngo mu gisho amari sango rikorerwa muri mu idolari, Pi Network izaba imera kuri direct mu ishoramari rya Pi Network. Ibingi bikazayogera agaciro kari hejuru cyane kuko bazajya baguha inguzanyo muri Pi, yewe nawe nujya kwakira ibicuruzwa byawe muri ecosystem ujye wakira
kwakira Pi. Ngira ngo murabyumva ko ari utility yagutse cyane, aho buri muntu wese n'akagaco mwirwa muvuga ngo GC mwirwa mu Rwanda mufu busa kandi byose biri muri system bigaragara, muburana babandi bayirwanya. Ngira ngo nta nubwo ikira agaciro ahubwo gusa iriya ni nk'ishusho y'intangiriro mu mushinga wa Pi Network izati hitinga binyure muri chain link, hitinga hiti kubita kuri miliyoni narenga y'idolari nk'uko Canada yagiye yitora. Ngira ngo izanayirenga kuko no mu mushinga w'igihe kirekire cyane, kandi uko utility igenda ikoreshwa niko ibintu bigenda bigera kure cyane. Ngo menya neza Pi Network Ventures icyo ari cyo mu ishoramari ryayo, uko ikora, uko ibintu bipanze, noneho reka nabyo tubirebe. Note that Pi Venture, menya ibi ngibi ishoramari rya Pi Network bashaka guprovidinga mu buryo bwombi, haba muri capital mu gishoro ndetse n'agaciro no kwagura agaciro ka Pi Network binyuriye muri no time frame bamaze gutegura ya Ventures, ndetse nabo ngabo bizera ko bagomba kuba bari mu mwanya mwiza cyane wo gucreatinga agaciro ka Pi Network. Abantu bari mu mwanya mwiza rero nabo ngo bashaka gushora kuba bashorwamo amafaranga, bagashyira ecosystem bakagenda mu murongo wa nyawo, maze undi business yakabasha ko yakwagura utility ya Pi Network. Ngira ngo ture kubyumva neza cyane ko ari ibintu biryoshye cyane, ngo ku isi yose bikaje kuba byahagera. Ngo ibi bizadufasha rero kuba twashyira uburyo bwinshi bugiye butandukanye bwo gukoresha Pi ku isi yose mu buryo bwagutse. Ngira ngo nubwo buryo bubiri, niyo strategy ya value ndetse na capital ku gishoro, ku bantu bifuza ko babona ino nguzanyo cyangwa se ntabwo ari inguzanyo ahubwo ni ishoramari bazaba bagushyizemo, mukajya mugabana inyungu bitewe n'uko muzumvikana icyo amasezerano avuga. Aho kugira ngo ujye gukorera umuntu rero utekereza umushinga wawe, ugategura inyigo y'umushinga wawe, maze ukaza ukapplyinga muri business yawe bikajya byagenda neza cyane, ukongerwa igishoro, ubundi business ikabasha kuba yaraninga. Pi Foundation rero ntabwo yitaye, ntabwo akantu mukumve neza cyane, haranagiye mbona ati niba Pi Network igiye gushora miliyoni 100, ngo bishatse kuvuga ko rwose na ya GCV tugiye kubara ari itakigezweho gukora ko gushora nabo amafaranga make cyane. Akantu mukumve neza cyane ati Pi Network, the foundation is not, Pi Foundation is not obligated to invest in time. Ntabwo ishinzwe cyangwa se itegetswe kuba yashora miliyoni 100 gusa, bishingiye kuri based on quality applicant, bishingiye ku bantu bafite quality bazabasha gutanga application zabo kugira ngo bashe kuba babona, ndetse binashingiye no ku mishinga mishyashya izaba igiye kuba yakwakirwa kugira ngo ibashe kuba yaba initiative cyangwa se yabasha kuba yakwakirwa amahanga. Ati Pi Network Ventures may take investment over time, yitega ko yafata igishoro igihe icyo ari cyo cyose inshuro nyinshi cyane kugira ngo ibashe kuba yasapotinga ino mishinga yose. Ngira ngo murabyumva neza imishinga zizengurutse isi, zino miliyari zigera hafi 143 z'amanyarwanda ntabwo zashora mu mishinga yose ku isi yose. Rero niyo mpamvu aya ngaya nayo intangiriro, ntabwo bategetswe gushora yonyine, bazakomeza bagende bashora n'ayandi mu bihe bigiye bitandukanye, time to time. Ngo kandi nanone ngo may discontinue, bashobora guhagarika ishoramari ryabo bageze kuri point ya nyayo bifuza mu gihe cya nyacyo. No kuvuga ngo rero bagiye gushora, bafite amafaranga menshi yo gushora, ngira ngo nababeretse ko ari biliyo 10 ziteganyijwe ziri muri Pi Foundation. Izo ngizo rwose ni nyinshi cyane, dusinye agaciro ka Pi Network nta mushinga n'umwe batazashoramo, keretse umuntu uzinanirwa cyangwa afite umushinga mubi, ariko limit yabo ntabwo ari miliyoni 100. Izi ngizi ni kwikubitiro bagiye guheraho, bazakomeza bagende bashora andi menshi cyane umunsi ku wundi, kugira ngo byose byabasha kuba byagenda neza kugeza igihe bazavuga bati duhagarike ishoramari ryacu tumaze gushora. Ni henshi cyane rero ukeneye ko washora vuba vuba batarahagarika ishoramari ryabo, nubwo batavuze igihe rizarangira ko bazakomeza kugenda bashora. Igihe bazabona ko mumaze kuba benshi bazahagarika. Ngira ngo turimo turabyumva neza cyane. So tugarutse kuri no point rero ya Open Network, nkuko tugenda tubirebera hamwe, turika tuyigarukaho gato cyane no point ya Open Network nkuko tukurebera hamwe. Ngo the launch of the Open Network yabashije kuba yazana Pi Network mu kinyejana gishya, ngo aka kanya ndetse na Pi Network Ventures in place, akanya byose biri kugendera rimwe. Ngo the Pi Foundation can further focus on the mission of supporting the growth Pi Network global utility, aho Pi Foundation igiye kuba yafokasinga kuri mission yo gushyigikira imishinga irimo irakura muri Pi Network ndetse no ku isi yose kugira ngo bashe kuba yahakoreshwa byose muri Open Network. Ushobora ngo waba uri umupiyoniya, waba utari umupiyoniya uri hanze ecosystem, Pi Network Ventures yiteguye kuba yakwakira kugira ngo supporting umushinga wawe maze ugushyira muri global utility
Pi network ibasha kuba yakoreshwa hose cyane ku isi yose. Ngo rero kuba iri shoramari rero ryinjiye mu mishinga igiye gutangira n'imishinga isanzwe hari byose ishobora kuba yakubakwa yewe yanashyirwa muri Pi kandi cyangwa se yashyira Pi mindani yayo ikabasha kuba yakoresha ngo ndetse no guhanga udushya muri Pi network byose bizabasha kuba byadugeza ku isi ya nyayo ya utility ya network yagutse kuri Pi network Ventures yose ishingiye mu kuba bakubaka mu buryo buri network iri decentralized, muri network iri decentralized cyangwa basha kugera kuri buri muntu wese haba ku isi yose mu buryo buri globally accessible, twese tukabasha kuba twayigeraho ino decentralized ecosystem ndetse na community driven to the economically meaningful. Akana mukibuke neza cyane niko nabasobanuraga ejo bundi, ni ukuvuga ngo bagiye gushinga ubukungu bushingiye kuri community driven contribution, umusanzu yewe na trust, byose binyuze mu gisobanuro cy'ubukungu tugezemo uyu munsi. Ndaza kongera nkibibutse neza cyane mu kanya, nangire nkabereke ibyo nabasobanurire ejo nkuko twagiye tubirebera amanga. Ati rero mureke twubake ahazaja hacu dufatanyije, let's build the future together. Ngo ndetse ngo this announcement just beginning, ni intangiriro y'abashoramari cyangwa se abarwiyemezamirimo abafite bumva bari interested kuba bavugana natwe, bashobora kuba baza bakinjiramo ahangaha bakapurayinga hano. Tugiye kuriza turekera ko umuntu ashobora kuba yakwapurayinga icyo amategeko avuga n'ibyo usabwa kugira ngo washyiramo kampani yawe, n'ibintu byoroshye cyane bitagoye kugira ngo ushobore kuba wabikurikirana. Ngo ntabwo twategereza kubona abantu muri kwapurayinga kugira ngo tubashe kuba twashyiramo twubake systeme yacu, ngira ngo byose turimo turagenda tubiremera amangaha. Rero ukurikiye Bible Rwanda amenya ngo niko gahunda ibipanze umunsi kundi tugenda tubikurikirana kugira ngo byose byabasha kuba byagenda neza cyane. So reka rero twongere turebeho gatoya kuri ikintu kiganiro twamaze gukora cya contribution based economy ndetse n'uburyo bwo guhindura isi bushingiye ku bakozi buvaho tujya ku buryo bushingiye ku cyizere gusa ndetse na systeme aribyo Pi network ije kuba yatwereka muri n'uburyo bw'ubukungu. Reka ambibereke ko ari byo n'undi twamaze kubasobanura mu minsi ishize mu kiganiro giheruka, nkuko nayo namaze kubibereka neza cyane. Gahunda rero yari contribution based economic, iyi ngiyi niyo ya mbere itanga igisobanuro cyanyacyo cyo muri rusange, aho basobanura ko ari igisobanuro cy'ubukungu tujye kuba twakwinjiramo meaningful ndetse na contribution to the network. Ibyo waba uyibazaho byose ngira ngo byose urimo uragenda ubirebera hamwe. So ino ecosystem rero reka turebe conclusion kuko ntabwo ahangaha amatinda. Conclusion icyo yavugaga nkuko murabibona ahangaha, kujya mbereka ko ibyo unuvuga ngo uburyo system ya Pi network yubatse ubu ngubu niyo period tugezemo ariyo quantum leaps idufasha kuba twa providing buri kimwe cyose. Conclusion rero yeruvaho nuko ubufatanye cyangwa se uruhare ushobora kuba wagira muri no sincha muri no large jana gishya, aho washobora kuba yaba distributed ku baturage bose bishingiriye ku muntu wari wese n'ubushobozi bwe n'ireme rye n'agaciro ke. Ngo rero ino contribution based economy evaluation people yabashije kuba yakorwa ishingiye kuri ekonomi y'abaturage umunsi ku wundi ukuntu babayeho, ngo se ngo uburyo ikoramo n'uburyo bugiye butandukanye, ngo but ngo igisobanuro cya contribution yabo ngo na system does not meeting human values. Rubanga uburyo abaturage barasanga babayeho, umusaruro cyangwa se n'umusanzu batangaga ntago wabashaga kubahesha agaciro k'ibikorwa bakoraga. Niyo mpamvu hakozweho buno bugenzuzi no valuation kugira ngo bashe kureba ko ibyo bihuye niba nizo babasha kuba babikura. Ngo rero ngo in doing so ngo turimo turafusinga decentralized governance, barimo barashaka kuba bageza decentralized ku miyoborere ya buri muntu we, mu kuba mu byanyuraga muri reba muri market mu ishoramari ry'abakozi hirya no hino bashaka kuba byakorwa, ahubwo byibishyirwe muri new era iri digital civilization cyangwa se bashaka kuba bakwagura abantu. Ngo Pi network ni ifite iyo modire yo kuba yabasha kuba yahuza iyo technology na revolution ibinyure muri movement yo ku restore kugarura ubushobozi bw'umuntu n'uburinganire bwe n'ubukaka bwe kugira ngo abashe kuba yashyirwa muri no decentralized adoption. Ngira ngo muragenda mubirebera hamwe byose namaze kubereka mu kiganiro gikurikiyeho. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu
bahise babyihutisha cyane kurusha uko nabiteganyaga, aho ko umva ko bizatwara igihe, ariko niba baba basabye ko buri business ibaho ku isi yose ibasha gushora imari cyangwa se bagiye kuyishoramo imari, bishatse kuvuga ko icyitwa IMF bagikuyeho, bishatse kuvuga ko inguzanyo ya banki bayihagaritse, buri muntu wese bagiye kumuha igishoro cyose akeneye muri business ye abasha kwikora business ye, aho kugira ngo ajye gusaba inguzanyo muri banki kandi iyo banki izaza kumwaka ingwate n'ibindi byinshi cyane, ahubwo baguhe amafaranga ubasha kuba wakoresha, mubasha kugirana collaboration, ubasha kugirana abafatanyabikorwa, aho kugira ngo uzakore uri umugaragu w'umuntu uwo ari we wese. Ngira ngo nibyo Pi Network ihise itugaragariza muri no rusange. Rero nguko byagendaga bikorwaga umunsi ku wundi, ngira ngo nari nakabasobanuriye neza cyane kugira ngo tubashe kubyumva neza cyane. Mu buryo bwa sekiteri bwari busanzwe buhari, nuko habagaho uburyo bwo kwangaja abakozi, hakabaho uburyo bwo evaluatinga, bakagenda babakurikirana bakabakuramo, hakabaho income igenda iboneka, yewe n'imiyoborere igenda itanga, yewe n'agaciro k'abakozi. Ngo ni muri sectors, ariko nanone muri traditional model cyangwa se model dusanzwe dukoramo uyu munsi nkuko twagiye tubirebera hamwe, yo yari ishingiye kujyo employment contract with the company, no kuba umukozi yagirana amasezerano na company yari yose bakabasha gukorana. Ngira ngo murumva neza aho ngaho ubaye umukozi w'uwo muntu, agaciro kawe ntabwo azakabonera mu byo wakoze, agwishyure make cyangwa se kwishyure menshi, ariko igera evaluation bagiye bakora basanze umuntu ibyo bamuhemba bidahuye n'akazi aba yakoze. Muri no traditional model turimo kandi nako koko bimeze, usanga akazi wakoze wavunitse cyane, ariko wareba umushahara ugasanga nta hantu bihurira. Ibyo ngibyo rero bongera barebamo based on degree credential, bakarebera ku mpamyabumenyi ufite umunsi ku wundi. Umuntu udafite background nziza nta kazi abona, umuntu udafite ubumenyi n'ubu skills yini nta kazi abona. Ibyo byose rero nibyo kwa timu cyangwa se Pi Network cyangwa se Jesran barakuraho, aho buri muntu wese akoresha icyo ashoboye, akora icyo ashoboye, agatekereza umushinga, bakanawo supportinga, bakaguha bagashyiramo imigabane muri talent yawe, maze ubundi mugakorana muri aba contributor, muri abafatanyabikorwa, aho kugira ngo ngabe umukozi wundi. Rero babandi baboraga akazi bitewe no ko nta mpamyabumenyi bafite, abo ngabo nabo base bivaho. Ubu ngubu umuntu wese agiye kujya abona akazi kubw'ubumenyi bwe yifitemo. Ushobora kuba utarabashije kwiga ariko ufite indi mpano ushoboye, iyo mpano ukagenda ukayibyaza umusaruro muri buri sector yose bazayisupportinga. Nibyo ko timwe muradusobanurira ngaha rero, ndetse no gahunda ya Nesara itugeza kuri cyo bita financial freedom. Ikindi fixed salaries, babashyiraga imishahara. Uyu muntu yagwaye akazi mu masezerano, mu byo usinyamo habarimo n'umushahara uzajya guhemba. Umushahara kenshi usanga urenze ibyo wakoraga, winjiza byinshi cyane wakoraga, ariko muri no konje tugiye kugeramo turaza kubibura nabyo mu kanya gatoya, aho nuko we wari uzigena umushahara ko murafatanya bikorwa, muzajya mugabana inyungu, cyangwa se wikorere bo nta gishoro ukeneye, ariko wigenera inyungu unihembe, nta mushahara bagushyiriyeho runaka, kuko ubinjiriza byinshi ariko bakaguha umushahara mukeya. Ikindi babasha kuba batora voting participant, bakari umuntu urimo urakora cyane, ukora cyane, bakari we baha akazi, wa wundi ugaragaza ko atari gutanga umusaruro bamushakaho, uwo ngo bahitaga bamwirukana. Nicyo bishatse kuvuga ahangaha. Ikindi bakabasha kumejaringa unity, time in unity, bakabasha gukoresha akazi bishingiye ku gihe wakoze, ndetse bakari nabyo babagwa amafaranga ariko wakoze akazi kari hejuru cyane kurenza ibyo uba wakoze. Ngira ngo turimo turabibona neza cyane. Contribution based model, cyangwa se contribution y'umusanzu turimo uyu munsi yo ku muntu yatanga umusanzu, yo ikubiyemo ibiki. Nibyo tugezeho uyu munsi rero, nuko ari contribution ni contribution contract by project. No kuvuga akakantu mukumve neza cyane, ahangaha ni umusanzu ujye ko watangwa kuri buri company, ahubwo noneho weho contribution wawe ku giti cyawe ufite umusanzu wawe, none ugiye kujyana amasezerano na company mushaka ko mwakorana, mube abafatanya bikorwa kuri contribution yanyu. Bitandukanye naho umukozi yagiranaga kontra n'umukoresha we na company, cyangwa se ahubwo ni contribution by contract per project. Uzango Pi Network iratubanjirije, aho yo ubwaye igiye kugirana amasezerano cyangwa se tujye kujyana amasezerano na projet ya Pi Network, projet kuri projet zigirana amasezerano. Company yawe igiye kujyana amasezerano na company yawe, apana umukozi ujya kujyana amasezerano na company. Icyo kintu turasobanura ngaha beze, nuvuga ngo buri company ifite uko uzajya yunguka, bagabane inyungu bitewe n'umusanzu batanze, kandi bafatanye kugira ngo babashe kuba bazamura business yabo. Ngira ngo niba Pi Network ishizemo imigabane yawe muri business yawe, bishatse kuvuga ko hari aba expert ba Pi Network bazajya bamanaginga business ukuntu irimo iragenda, kugira ngo bose bataza kwisanga bahombye. Ntabwo bazaguterera iyo ngo ujya kwirwanaho kandi bazi neza ko bashoyemo imari. Ngira ngo turabyumva neza cyane. Iyo company zahuje zose zita ku nyungu ya company kuruta uko abakozi
mu gihe wewe uri umukozi na kuri company weho ucishinzwe no gukora ibyo bakubajije ubundi company ikajya kubara inyungu zanyu kubyumva ahantu bigiye bitandukanye. None ikindi ni kuba bishingiye kuri based on KYC, bishingiye kuri KYC and trust. Ni ukuvuga ngo ahangaha ho noneho mu gihe hano babaga bashingiye ku bushobozi bw'ireme ufite bw'ibyo wize, skills ufite, background yawe, certificate ufite, kugira ngo ubashe kubona akazi. Ahangaho baguha akazi bashingiye kuba uri verified, warakoze KYC ndetse unizewe. Bishatse kuvuga ngo ubwo uranizewe muri system kubera ko wamaze gukora KYC, nta hantu hamwe wacikiriza umutungo w'abandi ngo ubashe kuba wabiba. Ikindi mu gihe ahangaha bashingiraga ku mushahara, muri no system y'uyu munsi mu gihe bashingira ku mushahara, ahangaha ni outcome based contribution reward. Ni ukuvuga ngo amafaranga yose ashingira kuri reward y'ibikorwa byose mwakoze, ukabona ishimwe ry'ibyo wakoze mu gihe anga baguhemba umushahara muke cyangwa mu bintu. Ni ukuvuga ngo niba wakoze ibintu byinshi cyane urabona reward zijyanye n'ibyo wakoze. Nk'urugero niba wamininze uyu munsi, niba wakoze mining uyu munsi, wabonye mining reward yawe. Iyo reward yawe wa mininze payi wazo, ejo utamininze nta reward ubona. Ni ukuvuga ngo reward zingana n'ibyo uba wakoze muri make. Nicyo dushaka gusobanura ahangaha. Niba warashyizemo abantu muri system, ipayi uzinjiza ntabwo zingana n'izo nzinjiza ntarashyizemo abantu. Nicyo gishingiye kuri contribution ya reward outcomes zishingiye ku byo mwabasha kuba mwakora. Ikindi hano kuba bakurukana abakozi bishingiye ku mbaraga bafite n'umusaruro batanga, ahangaho ni continuously feedback, aho gukomeza kugenda ubona feedback zituruka mu baturage hirya no hino mu bantu bose urimo urakoresha, ahubwo bakagushimira ko urimo urabaha akazi neza cyane mu byo urimo urakora bitewe na za feedback twagiye tugarukaho muri business. Ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi nibyo kwa team yateguye, nibyo irimo irakora, ngira ngo kwitangaza twamaze kubona. Rero niyo mpamvu nabatangiye mbabwira ngo birenze ibyo na expectingaga kubona, akora ko bise byihuta, sinateganya ko biza uyu munsi cyangwa se bizaza vuba. Ahangaha nuvuga ko ari ikintu kigiye kirekire, ariko Core Team Pi Network barakora akazi gakomeye cyane. Shout out kuri bo, bari kwihutisha ibintu bitwaje kutwinjira mu cyo bita financial freedom, mu cyo bita quantum leaps twagiye tugarukaho umunsi ku wundi, cyangwa se Donald Trump agenda agarukaho aho bari gutanga financial freedom. Ikindi kubarira ikintu agaciro, kubarira agaciro mu nyungu z'ibyo wakoze ndetse n'igihe wakoze. Ibi ngibi aho ikintu bari kuvuga ho babasha kuba bamejaringa impact, bamejaringa ingaruka zavuye mu byo wakoze na quality yabyo mu musanzu watanze. Ho ntago babarira ku gihe cy'ibyo wakoze ngo bagendere ku gihe ngo uraza gukora amasaha 12 kugira ngo baguhembe, ahubwo bo bamejaringa ingaruka na quality cyangwa se quantity y'ibyo wakoze muri contribution yawe. Kuko ari ibintu bifite quality iri hejuru, ni nako winjiza amafaranga menshi cyane nta muntu yakumanaginga. Ugira mu byumva neza cyane. Rero nkuko twagiye tubigarukaho mu biganiro byo bitambuka, rero gahunda nuko irageze. Ngo ubasha kuba yagena partnership, araza kubona inyungu igiye itandukanye mu mushinga wacu wa Pi Network. Rero one shop ambassador, Strategic Development Foundation, Digital Control Ambassador and Business Operator Marketing Manager, aho bagenda bageza amakuru ibiganiro bigiye bihari. Noneho batayari uza tugenda dukurikirana no turebere hamwe kunushaka kuba wakwapplyinga muri no Pi Network Ventures Investment kugira ngo ubashe kuba washyiramo udushya tugiye dutandukana. Rero weho uri hano kuri Pilot kuraza subscribe ubundi twakikomereza ngo ni show wa mu ambaka. Ciao.